kubitana n'abagabo babiri umwe afite imbunda undi ntayo ubwo urumva bari abasirikare donc bari abacengezi nabo bari abasirikare baratubaza ngo ubwo bahise babaza mama ngo umva wa mubyeyi ngo ugiye he wowe barababwiye ati dore njyanye umwana kwa muganga ku kabaya murebe ukuntu yabaye ngo cyangwa ngo mugiye kuba bakada baragenda batwikurira nka turiya twatsi kari agahuru banciramo ntakaza akaguru kanjye ubu mfite kamwe n'akandi karangirika ariko ko ntabwo ari cyane tugeze ahantu hari ishyamba mama arambwira ati iba wicaye hano hasi mwana wanjye ubwo ibintu ibisasu byaraturikaga cyane noneho mu gihe nicaye ngiye kubona mbona ibiraso amaraso arimo aramanuka cyane mu maguru yanjye ari menshi cyane. Reka twongere tubasuhuze mwese bakomeje kudukurikirana umunsi ku munsi mu biganiro byacu bitandukanye kandi twizere yuko mumeze neza aho muherereye hirya no hino uradukurikirana uri mu Rwanda udukurikiranye uri hanze y'imipaka y'u Rwanda reka tugusuhuze kandi twizere yuko Imana ikikurinze birashoboka yuko uri kuri kino kiganiro urwaye reka nkubwire ngo Imana nibasha gukiza cyangwa udukurikiranye ufite ibibazo bigiye bitandukanye burya birashoboka yuko none ubabaye ariko ejo ukishima. Mwese rero ndabifuriza ibihe byiza ngende Arufa shyaka nari kudufatira amashusho ahanga mubona twicaye hagaragara neza gutya ni muri Keza Park ni hafi neza ya gare ya Nyanza muri Kicukiro ku bantu bifuza gukora amakwe rero biroroshye kuko nahantu heza ho gukorera ibirori maze umunsi ukagenda neza. Imbere ya kamera muri kuhabona umusore sinzi niba kiri muto cyangwa niba ari mukuru cyane bari n'umugabo watangiye twibwira. Murakoze cyane kuba munyakiriye kuri channel yanyu Mario Media TV ubundi Moriox Media Morio Media yego Moriox Media yego murakoze cyane rero kuba munyakiriye gerageze kwiyegereza mikoro murakoze cyane kuba munyakiriye yego amazina yanjye nitwa Kuzimana Felicien Charles yego Felicien mvuka mu karere ka Nyabihu intara y'uburengerazuba umurenge wa Shira ariko muri iyi minsi ndi i Kigali yego bitewe n'ubuzima mba nshakisha birumvikana uri gushakisha bikavamo se Felicien ntago biba byoroshye kubera ibihe bigenda bihindagurika na corona n'ubushomeri gutyo n'akazi karabuze n'ubushomeri yangira ngo ro mwamubonye Felicien hari mu bantu bampamagaye ati Arufa nanjye ndifuza yuko twagirana ikiganiro murabizi ibyo nitaho cyane n'abantu bafite ubuhamya n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye ariko cyane cyane afite ubuhamya kuko namaze kumenya yuko kuvuga inzira igwaye wanyuzemo kuvuga inzira iruje wagiye unyuramo ni bimwe mu bigufasha kuba waruhuka kandi bigafasha n'abandi. Hari abandi batagira ubwo buryo bwo gutanga ibyo biganiro cyangwa banatinyuke bavuge nizere yuko rero nabo bashobora kuba byabafasha bakaboneraho umwanya wo gutanga ubuhamya bwabo mu nzira banyuzemo kandi bikabafasha bikabakomeza. Felicien karame nizere ko meze neza rero meze neza nta kibazo meze neza cyane nta kibazo rwose nta kibazo namwe witeguye kuganira nanjye nta kibazo rwose turaganira. Okay yaranganirije rero urambwira ati mfite ubuhamya nanjye nifuza ko abantu bamenya bakamenya uwo ndiwe kandi koko nibyo burya nta muntu agira ubuhamya. Nyabihu wavuyeho gute uzi Kigali? Ubusanzwe mu buzima mbaho nshakisha navutse 91 yego vukira mu karere ka Nyabihu ariko 98 mfite nk'imyaka 7 gutyo hari ibibazo by'intambara y'abacengezi yego ibyo bibazo rero nibyo byaje kumugaza nza kumugara ntakaza akaguru kanjye ubu mfite kamwe n'akandi karangirika ariko ko ntabwo ari cyane ku buryo nshobora gufata imbago nkagenda ariko nyuma yaho kubera gukurira muri ubwo buhamya butoroshye intambara yarantwaye ababyeyi banjye ikanamugaza byatumye ngira nagize motivation yo kumenya ibijyanye n'amateka cyane cyane y'igihugu cyanjye kugira ngo nige menye se byatewe n'iki bikomoka he ni yihe mpamvu niyo mpamvu rero ubwo nagize amahirwe muri uku kugira izo ndoto ndiga primaire nk'abandi bose ndatsinda njya muri secondaire ndangiza na kaminuza nizi Butare ihuye noneho rero nyuma
ubuzima kubera buba butoroshye muri iki gihe n'ubushomeri gushakisha ni n'ubwo rugendo rutuma ngenda bikarangira ngeze n'i Kigali akaba ariho ndi kuba muri iyi minsi. Birumvikana Felicien, ndakumva cyane, reka mbanze ngo ukomeze nkwihanganishe, ntabwo ari inzira yoroshye kubura ababyeyi wari ubafite ukagira n'ubumuga watakaza wenda ingingo zawe zimwe, reka maze nkwihanganisha. Murakoze cyane. Birumvikana ari abakwihanganishije benshi, ariko nanjye ubwo duhuye reka nongere mbikore kimwe n'abaza gukurikirana kino kiganiro cyangwa bari kutura muri kano kanya barayibona yuko watakaje n'ukuguru kumwe. N'ukuguru kumwe ariko nabwo nambara insimburangingo, noneho kandi nako ariko kariminuza, mfite ibinuza ibikomere byinshi, ariko nta kibazo. Pole cyane Felicien. Nta kibazo. None ibyo byabaye ryari, wari ufite imyaka ingahe? Tubwira ukuntu byagenze muri rusange. Byabayeho muri 98. 98 nari mfite imyaka 6. Nari mfite imyaka 6. Wenda niba warigeze humva amateka ya hari ahantu hari intambara y'abacengezi, hari ukuntu abacengezi n'abantu bishyize hamwe barwanya leta, bishyize noneho n'ingabo za leta nazo zikaza kubahiga. Urabona abantu bafite intwaro babana n'abaturage, iyo hari ukuntu barwana abaturage bagenda babipfiramo. Natwe ni gutyo byaje kugenda, uretse ko mu rugo ho wenda hari umwihariko. Naje mfite marume, ni umusaza, mfite marume nyuma nuza inkotanyi zimbaze gufata igihugu, yaje kuba nuza burugumesitiri wa komine yacu, komine Giciye. Noneho rero ubwo mu rugo ugasanga nka mama buri gihe abacengezi bakaza kumuhiga bati wowe dusobanurira ibya musaza wawe gute. Rimwe na rimwe ndibuka ko mama yarakubitwaga, ubundi twiga amayeri yo kuzajya turara mu rutoki kubera ko ari nge mwana wa bucura mu rugo. Ubwo mama twabaga turi kumwe, twari initaci cyane ahantu hose ari, twaba turi kumwe mu rutoki, ku manywa ibisasu byaturika tukirukanka gutyo. Mbese n'ubwo buzima twabagamo, ariko bwari ubuzima butoroshye ku buryo nyuma byaje kugera, ndibuka nza kura ibisasu biza kungwaho nkaza kugira iki kibazo. Nari ndi kumwe na mama duhagaze ahantu, ubwo twarabyutse mu gitondo ibisasu biturika turiruka, tugeze ahantu hari ishyamba. Mama arambwira ati iba wicaye hano hasi mwana wanjye. Ubwo ibisasu byaraturikaga cyane. Noneho mu gihe nicaye ngiye kubona mbona ibiraso, amaraso arimo aramanuka cyane mu maguru yanjye ari menshi cyane. Ndamwereka dore ukuntu mbaye. Noneho mama mbona ahise agiranuza reagisiyo, arahinduka, mbona sinzi ukuntu abaye arahinduka, biramubabaza cyane. Noneho ese we ntabwo wari wamenye ibyabaye icyo gihe? Donc ntabwo nari ndimo mbisobanukirwa. Naramweretse nawe biramutangaza, mbona ahisaba nk'umuntu urize, ariko noneho kubera ko ibisasu arikomeza nyine bya kibyeyi, arikomeza bya kibyeyi. Ako kanya rero hahise hagira abandi bantu bameze nk'abasaza nabonaga, mbona muri iyi image yo ngaruye kubera bamaze gukura, ko ari abantu wenda bari bakuze b'abasaza, baragenda batwikurira nka turiya twatsi kari agahuru banciramo. Noneho we na mama nka gutyo bariruka. Baje kugaruka noneho nka nimugoroba ariho ahantu ariho nagumye. Icyo gihe nararokotse cyane ko narahiriwe. Ndibuka ko bitari bikomeye, ibisasu birakomeza biraturika. Mama yaje kugaruka ari nka nimugoroba. Mama agarutse ari nka nimugoroba, noneho arampamagara muri kagahuru nari ndimo, arantwara mu rugo, hari hafi aho ngaho abarimwo ndara. Yageze mu rugo ashaka ibyo kurya, igitoki, turarya. Nyuma yaho ashaka n'ibijumba ashyira mu nzu. Ndibuka ko wari umufuka munini cyane wuzuye, aza hariho na avoka, dufite avoka nyinshi cyane mu nzu. Noneho uwo munsi agiye mu gitondo, kuko n'ubundi bisasu byarongeye biraturika, bansigaga mu nzu. Ariko noneho bakavuga ngo bere kujya bakinga ngo bajye begekaho, ngo kuko ngiyo barimo bahiga wenda abantu cyangwa se wenda icyo gihe hari igihe baza bakica inzugi, noneho bakigwa bakavuga bati mwere kujya mwigwa mukinga, bagasiga bameze nk'abegetseho cyangwa bagakinga. Ubwo rero ni gutyo mama yabigenje, nawe arigendera. Nyuma yaje kugenda rero ngahura n'abasirikari. Icyo gihe hari hagezweho nuza politike yo gufata abaturage
bakabajyana ku masenta y'ahantu hari ingabo za leta n'abayobozi b'igihugu, hari abayobozi b'intuza b'igihugu, kugira ngo babarindire aho. Noneho abacengezi bo basigare bonyine mu giturage, kuko n'ubundi batungwaga n'abaturage, noneho nyuma baze kubahiga bonyine, kuko abaturage urumva bakomezaga gupfira muri ibyo bisasu byagendaga biturika, ubwo ruhurirane kwa izo ntambara zabaga zibaho. Noneho rero ubwo mama mu gitondo yaragiye akubitana n'abasirikari nawe baramutwara, baza kumutwara ahantu bita muri Vunga, ni hasi mu kibaya twitwa iwacu ni mu misozi miremire ya Shyira. Noneho bamutwara muri Vunga, yaragiye amara igihe kinini cyane, sigara mu nzu njenyine mekenya bya bijumba. Noneho njya na voka zari mbisi, ariko byazigiye zirashya, ndazijya zirashyira. Uri mu nzu wenyine? Icyo gihe se ko arambwiye ngo wari bucura, abandi bari barihira? Abandi kubera uwo marume byakomeje gukomera kubera uwo marume. Noneho abandi bakuru banjye bagendaga, ubwo hari uburyo bagendaga bagaturongera bakanyura mu bigunda, donc bakajya kuri giciye bagasanga yo marume. Ubwo rero nukuvuga ngo nge narasigaye ndi na mama twenyine, twarabuze uko twagenda, tuguma muri icyo cyaro. Noneho ubwo rero mama nawe yaragiye, ariko nyuma yaho bimwanga mu nda nk'umubyeyi, arongera amaze igihe kinini. Yaramaze igihe kinini kuko naragiye nka hano mafite igikomere, ariko cyo cyarikijije, byageze igihe kirikiza. Noneho nka munoho niho harimo ikinini cyane cy'ikiroborere kinini cyane, cyo cyatinze gukira. Ariko hano ho hari haraboze inyo zigenda zizamuka, nzireba rwose, nabaga njyamye nkabona zirimo ziratemba ku njyamye. Birumvikana ntabwo nakirwa mbaza ngo kwa muganga ngo ibiki n'ibiki. Nta muntu icyo gihe wangeragaho, ariko ndibuka ko muri icyo gihe hari umumama nawe wahageze, ahagera rimwe araza arantekera nawe mu byo kurya. Ubwo hari hasize nk'iminsi 5 cyangwa 6, hasize igihe arananyuza, arangije arongera agenda, nawe ntabwo yagarutse. Nyuma yaho ubwo rero mama yaje kuza, azamamagara ati mwana wanjye umeze gute, ndamwikiriza, yumva ndacyarimo. Ubwo araza arantegura, aranyuza, arangije kunyuza, mu gitondo aza gutegura ko twagenda natwe tukajya kuri komine, tugasanga uwo marume noneho wenda akaba yamfasha no kuba nakivuza. Ubwo rero ni ukuvuga ngo muri icyo gitondo yarampetse, turagenda turazamuka mu misozi ya za Shyira n'ibikomere byose, n'ibikomere ampetse. Twaje kugera ahantu bita kuri Jomba. Noneho tugeze kuri Jomba dukubitana n'abagabo babiri, umwe afite imbunda undi ntayo. Ubwo urumva bari abasirikari, donc bari abacengezi, nabo bari abasirikari. Baratubaza ngo ubwo bahise babaza mama ngo umva wa mubyeyi ngo ugiye he wowe? Barababwiye ati dore njyanye umwana kwa muganga ku kabaya, murebe ukuntu yabaye, ngo cyangwa ngo mugiye kuba bakada. Donc kuba umukada ubwo icyo gihe kwari ukuba utavuga, cyangwa se ushobora kuba wabwira amabanga nk'ingabo za leta cyangwa se nk'abantu bo muri leta, nuza amabanga yabo bacengezi. Icyo gihe rero waricwaga, n'ubundi barakwicaga, nabo niko bakoraga. Noneho ubwo bahise bamubwira ngo subira inyuma, ngo subira inyuma, ngo ubwo mugiye kuba bakada, niko mwabaye. Donc twasubiye inyuma, babagabo batuza inyuma, basigaye inyuma. Donc hari umwe rw'icyo bazanye, sinzi ukuntu baje kuganira, ngo birakekwa hari banza ngo barabasobanuriye yuko mama yaba afitanye isano n'uwo muyobozi, ari we marume. Uwo marume. Yego. Nuko twamanutse batubwira ngo ariko ubundi mwebwe ngo mwari mugiye ngo mubyeyi ngo wari ugiye gutata rwose, ngo wari ugiye gukada we, ngo ni ngo turabizi. Twaramanukanye tugirana iwacu mu rugo, mu rugo aho mvuka. Tugezeyo baramubwira ngo nanyururutse mu mugongo, anshira hasi, arangije bamujyana hirya bamuganiriza ukwe. Nyuma yaho mbona barongeye baragaruka, baramubwira ngo ngira uheke umwana wawe tugende. Arampeka, maze kumpeka bafata isuka. Donc noneho bafashe isuka, arababwira ati ariko se iyo suka muyime nyibatwaze. Noneho bo baravuga ngo wapi, ngo buretse turayigutwaza.
ubwo buno iyo bigarutse muri image mba numva yuko wenda ubwo bari bagiye kwidukubita noneho tugahita twipfira ariko noneho icyo gihe nabwo twararokotse sinzi ukuntu mama yaje kubabwira noneho baramubwira ngo ngongera ngo usubize uwo mwana hasi ngo ariko nimwongere iyi mikino mwiberamo ngo muzapfa ubwo icyo gihe nabwo twararokotse uretse ko wa mugani ubute amateka y'umuntu aba ari maremare hari ibyo wenda agenda gutyo ataruka ariko ubundi urumva urupfu twagendaga turusimbuka kenshi ni ibintu bikomeye cyane byagiye bibaho niyo mpamvu iyo numvisha ubuhamya nka buriya mba numva bitoroshe niyo mpamvu wansanze hariya hari ahantu ntagiye ari umwana twabganiye numva nawe yatanze ubuhamya bugiye kumera nk'ubwanjye buriya nari ngiye kumuha pole umubwira ko umuntu abaho mu bikomera ariko akabikomerana iko yakomeza kwihangana niyo mpamvu buriya twahuriye hariya ku batabyumva cyangwa ku batabizi twahuye nagiye gukorana ikiganiro na Jackie nawe nyine bitewe n'ubuhamya n'inzira yanyuzemo itamworoheye aravuga ati reka mfate umwanya gusura Jackie muhe pole nkurikije ibyo nanyuzemo mbese wabyumvaga kabiri ngiye kugira mubwire ko uriya mwana yakwihangana ko muri iyi minsi urumva hari ikibazo gikomeye cyane urabona nk'urubyiruko dufite ibibazo bikomeye abantu bavutse wenda nka za 90 kugeza muri iki gihe kuva muri 90 kugeza muri 2000 twakuranye ibikomere bikomeye cyane ajya kureba ugasanga nk'ubu nkanjye wenda nisanze mfite ubumuga mu cyari wacu twabaga dutunzwe n'umwuga wo guhinga none rero namaze kubona ko maze kugira ubumuga bw'ucya ndavuga ni okay guhinga ubu ntago byashoboka cyo kintu niyumvishije ariko navugaga nshobora kuba mwarimu nkunda kwiga ndibuka ko nageze mu mwaka wa 5 secondaire primaire nibwo nabatijwe nibwo nabatijwe ariko nari nshaka kugira ngo nkore ikizamini cya seminari nzaba umupadiri donc narabikundaga ibintu byo muri katolike kuba nabanuza padiri ariko ndibuka namaze kubatizwa nyuma yaho gatumita nkomezwa ubwo ngeze mu 6 ndi yakwiyandikisha kugira ngo nzakore ikizamini ngo ndebe ko nazaba padiri ariko noneho nagiye kuri nuza kuri paruwasi aho twiyandikishaga tugiye gukora nuza baravuga bati umuntu ufite ubumuga ntago abyemerewe iyo niyo shoke ya mbere nanone nagize ndavuga ni ariko wa mugani hari igihe hari ibyo abafite ubumuga baba bahejwe icyo nicyo kibazo nanone naje guhura nacyo ariko nyuma ntago naje gucika intege narakomeje ndiga nza kurangiza nuza primaire ndayitsinda njya muri secondaire nk'abandi ndiga ariko noneho abavandimwe banjye kubera ko turi abana b'imfubyi ntago babyumvaga ahubwo se nyine dusuba inyuma gato baje kubonana gute n'abavandimwe bawe byagenze gute nge nanuza na mama uko twongeye tukagenda kuri giciye ubwo mugabo n'abavandimwe bawe abantu bakeneye kumenya nyine byaje kugenda gute ubwo rero nababwiye dusubiye mu rugo mama nanone yarongera arisuguganya ku wundi munsi arongera ashaka buryo ki twakongera tukagenda byanze bikunze aho hantu tukahaba ubwo rero yarongeye hacamo undi munsi arongera arankarabya nk'ibisanzwe noneho turongera turitegura ankubita mu mugongo turongera turagenda noneho twagiye tunyura mu binani dukata mu ishyamba gutyo biza kurangira tugeze kuri giciye tumaze kugera kuri komine giciye ndibuka aho hantu ahantu twabaga mu nzu nini ariko irimo abantu benshi cyane ku mateka naje kubwirwa yuko icyatumye mama yongera agasubira mu cyaro ari nabwo yishwe abantu baramubwiye abantu baba bari aho baramubwiye ngo uyu mwana uzanye ko ni ikirago twari tujyamyeho ngo uyu mwana umeze gutyo uzanye ubundi k'ibitaro bya Kabaya babisahuye ubundi urabona azabaho gute ubundi azagerayo bibe byagenda bitekwa ubwo rero ngo mama amaze kubyumva yagize emotion n'ubundi ko yarankundaga cyane nari umwana wundi bucura ababyeyi barabakunda yahise ngo agira igitekerezo cyo gusubira iwacu mu rugo twari dufite matura nini cyane yo kujya kuyizana urumva ni ukuvana kari bugende yahise asubira kuyizana agezeyo noneho yahuye n'aba bagabo donc baramufata noneho ntago bagize baramutwaye
biza kurangira bamwishe ariko ntabwo twamenya ahantu bamwiciye cyangwa wenda tube twaramushinguye baramutwaye ntabwo twongeye kumubona ubwo yabura ibirenge ntabwo ibyo byabayeho ubwo ni n'ubwo rupfu rwa mama amakuru nanjye y'ukuntu nagendaga nyabona n'abantu gutya bo muri hari umusore wo muri famiye wakundaga kumbwira ati mama wawe ngiye waza hano mu rugo yarahageze ndamubona turaganira n'abaje kumufata baje bamusanze hano no kuvuga ko hari abantu bamutanzeho amakuru baza kumukura mu rugo donc iyo numvisha ukuntu iyo nibutse icyo kintu cy'ukuntu mama wanjye yapfuye hari igihe mvuge ne mfite uruhare runini cyane mu rupfu rwa mama nkumva ndabyishinjije donc nkumva mfitiye credit akasubirayo wenyine kumva ko yapfuye ashaka kugira ngo mbeho donc urimo urumva ko imba numva mfite uruhare mu rupfu rwe cyane ndakumva cyane ariko komera Felicien ariko niko bimeze na amateka y'igihugu cyacu urahari yaragusize ko biri kose n'ubwo wenda ufite ubumuga ariko uri umugabo warize ibyo byishimire basi yego oya ndi kwisi ndakumva ariko ndakumva uko bivuga ndabyumva ushobora kwishinja amakosa rimwe na rimwe ku byabaye agerageza kukurinda iteka nyine umubyeyi nuko nguko oya rwose murakoze cyane yego bundi ababyeyi wa mugani bitangira abana babo nicyo wa mugani kwitwa umubyeyi bivuga buramba mbyumva cyane hari ikintu ubwo hari ikintu ubwo mba mvana kuri mama mba numva ko ari intwari cyane yego ubwo rero ni ukuvuga ngo ni iryo herezo rya mama ubwo noneho natwe tuguma kuri giciye na ba bavandimwe banjye tuza ubwo baragenda marume arabafata bafata imodoka ya komine bafashe imodoka ya komine banjyana mu Ruhengeri mu bitaro bya Ruhengeri mu bitaro bya Ruhengeri rero niho naje kuba baramvura ndakira ubwo nkira ariko akaguru baragaciye ngendera mu mbago niga kugendera mu mbago byageze igihe ndabimenyera cyane nk'umwana bimbera nka siporo kubera ko nabigendeyemo igihe kirekire nkaje ngendera no ku mbago imwe ntaragurika ntangira primaire muri primaire y'iwacu mu cyaro ari nge muntu wenyine umugaye kandi ugenda mu mbago ndiga nari umuhanga cyane buri gihe yo ntabaga uwa kabiri nabaga ndi uwa mbere uwa gatatu gutyo ndindagira mu wa gatandatu ni gutyo nize ariko abavandimwe banjye bo nyuma yaho ikintu batumvaga no kuvuga bati wowe ubushaka kwiga ko nta bushobozi dufite ninde muntu uzakwiga urumva marume ubundi yari assistant bourgmestre yari assistant bourgmestre noneho ariko nyuma ntago yari yarize nawe yari umuntu wari warize sira ya kera nyuma yaho rero ubwo nko muri 2003 haje kuza amavugururwa avanwa ku kazi nawe ahinduka umushomeri ubwo ariko ntago byancaga intege nubwo wa mugane abana basinze ahantu ni Imana itanga ikizere ku muntu navuga ni ngiye numva nziga uburyo n'abakuru banjye byagize igihe barambwira bati rero wa mwana we sinzi ukuntu rwose umeze bava bati wowe reka tugufashe ufate ibyawe natwe duguze turagabana kugira ngo buri wese yirwane twe niba ushaka kwiga nago rwose kwiga biravuna cyane mfite mukuru wanjye we yari yarize bigeze igihe biranga bitewe nuko intambara yarabaye birahagarara ubwo raravuga ati se none urumva niba ngiye byarahagaze wowe uzabikomeza bigende bite ubwo rero narize ndatsinda marume nawe ngiye kumureba ni wamfashije nkiga nawe ati akazi urabona nta kazi nyifite nta mafaranga natsinze biranga ariko nyuma yaho ndibuka nagiye ku ishuri nta minerivare mfite ndagenda mbwira diregiteri w'ikigo bari banyohereje ndamubwira ariko ko natsinze bakanyohereza ahangaha byagenda gute diregiteri yaranyitegereje arambwira ngo ngo waratsinze wowe umeze gutyo ndavuga ni kabisi ni naratsinze atizana igipapuro baguhaye nohe igipapuro arebye ko kabona naratsinze banyohereza kuri icyo kigo yarambwiye ngo wowe genda mu ishuri wige umeze gutyo donc nta nuza nari nambaye nta uniform nari nambaye nize gutyo nta uniform ndiga hashize igihe cyakoze naje guhura icyo kigo hafi y'icyo kigo hari abazungu noneho nyuma yaho hari umuzungu yarakundaga gutembera akagera no mu bice by'iwacu ari gukora siporo akambona nawe akumva afitiye impuhwe akama n'imbago donc imbago nibo wazimaga noneho ariko nawe naragiye ubwo urumva nanatsinze maze kureba marume nawe nagiye kumureba ndamubwira ariko
ko natsinze ikizamini cya leta ntarambwira ati oya ati ibintu byo gufasha abana ati ntago mbikora ati kubera kurihira abana amashuri ntago mbikora ati biri mu nshingano za leta ati kandi nk'abo umeze gutyo bagufasha donc ndibuka icyo gihe nagiye kuri icyo kigo navuye kwa diregite nabanje kuja mu murenge ko urumva yarambwiye ati nko muri leta babikora nagiye ku murenge wari affaire sociale w'icyo gihe urumva niwe nagiye kuri arambwira ngo nta ngo donc ngo umushinga uhari wo gufasha abana ngo turabona ni Minaloc ngo kandi Minaloc iri gutanga 7 ngo kandi hano turabona baguciye 32 ngo none se ngo urumva ubundi yakumarira iki mba ndabimubwiye aranyandika none ubwo rero ubwo nagiye ku ishuri meze gutyo nta bikoresho ntaki ubwo ndibuka hari ku munsi wa gatanu abana ku ishuri barankundaga bamugane niba ko babonaga meze gutya ntandukanye nabo abana twiganaga bangize chef de classe none ndimo turi gukora umuganda hanze aho y'icyo kigo cyari ikigo cyegereye mu gace k'iwacu noneho wa muzungu barahatambutse ari muri siporo aba yarambonye arahagarara raza arandeba ko abaraje aranyitegereza arambwira ko wiga nta uniform kudasa n'abandi donc yabonaga image yanjye idasa n'abandi ko abandi bambaye uniform kake n'intuza ngiye niyambariye ibisanzwe ubwo mba ndamubwiye nta uniform mfite atuzazi wanjye ku cyumweru njyayo turaganira ubwo mubwira ibibazo byanjye arangije yandika igipapuro arambwira ati shira diregiteri wa kiriya kigo ndajyana urupapuro nsanga diregiteri adahari nduhayitanda etanda urupapuro rebuka yararurebye ararubika ndangije ubwo nayo ndagenda ndicara mu ishuri ndiga ndatuzi ni buriya bari abazungu bazama amafaranga y'ishuri ndituriza icyo gihe cyakoze nagiye kubareba abazungu bari bamaye n'amafaranga 5,000 bati genda ugura uniform pataro n'ishati icyo gihe byari 5 ubwo none nanjye nasaga n'abandi nayimeze ibintu ubwo bamaye uniform buriya n'amafaranga bazayaboherereza ikigo ndituriza ndibuka igihembwe cyararangiye ngiye gufata biroti nagiye gufata biroti noneho etanda arambwira ngo etanda ni wari kuzitanga kubera ko abatarishuye batahabwaga biroti yego imbere y'abanyeshuri nka hano kuri rasamburo marandeba aravuga ngo umva ngenda mugezeho mubwe ngo name biroti arandeba yari tandugira reaction cyane donc sinamurenganya yambwiye nabi ariko cyane yambwiye nabi bituma mba frustration ko yarambwiye ngo yanshyize imbere y'abana nawe urabona abana nka 500 aravuga ngo murimo murareba uyu mwana umeze gutya ngo nakakana nagateka mutwe gakakana nagateka mutwe cyane ngo karaje kanzanira ipapuro ngo by'ibihimbano by'abazungu ngo bazama amafaranga na n'ubu narategereje ndabura umwana yaragiye arajyama muri dorotwari aturira ibiryo aranywa agira gute rwose uyu mwana nta kintu tutamukoreye ariko none aje no gutwara biroti y'ubuntu donc ambwira amagambo nkayo ngayo numvishe bimbabaje none hari umwana wo mu rugo nawe wigaga aho ngaho yarambwiye ati mwihorere tanda buriya akunda iyo muri ibi bihe ntago bameze neza twitahire donc naje kwitahira nyuma yaho muri nuza muri vacances ndagenda njya kuraba muzungu musobanura ahita byumva amafaranga ncira wa mugabo noneho amabiroti ko bitewe n'icyo kintu nabyo numvishe kitamereye neza ko naje kuhindura bituma nigira kwigira ku kindi kigo nyuma naje guhindura njya ku kindi kigo niho naje gukomereza ubwo mpakomereza turokome ndayirangiza ndarangiza na secondaire nyuma naje gukomeza ndiga ndarangiza secondaire nize nuza human science nuza Heg njya muri kaminuza y'u Rwanda ibutare niga amateka na politique ndangiza 2018 Nose ubwo wenda dusuba inyuma nko kuri kaminuza nabwo bisaba amafaranga menshi nta kazi wenda rutaragira byagenze bite kugira ngo nje muri kaminuza urumva umuntu yabonye bourse leta irakwishura minerivare iyo leta kwishura minerivare tweba duhaga 25 nanone za bourse yego cyakoze urumva nazo hari ukuntu zagendaga zimfasha kwandi biramfasha mu kwiga icyo gihe ni gucyo muri kaminuza nize rwose niga neza ntago byangoye nageze ibutare aho mungezeyo nasanze hari abanyeshuri benshi cyane bafite ubumuga naho abana baho barankunze ko narabayoboye ndibuka kugeza kuva mu wa 2 geza mu wa 4 nari muri Yurusundi grid minister w'abafite ubumuga nabayemo cyane sohokamo rero muri 2018 njya hanze gushakisha navuga nubwo ngeze hanze ubuho nugushakisha nkagira ndebe ko najya mbona amatike nkakora ibizamini by'akazi gutyo cyakuze
ari ikiraka nabonye mu kazi kanoze naho nkoramo cy'ukwezi ariko baduhembaga neza ubwo ndavuga ni niba na depozaga mu byo nize simbona akazi ubwo ni nibura hari uburyo naje nshakishiriza no muri education bituma niga na post graduate diploma muri education kugira ngo ndebe ko history nize nakiraho education nkajya ndeba ko na depoza nibura no mu bwarimu ariko ngenda nkora ibizame nagiye nkora ibizame bikanga akenshi nkagira 60% mu kizame cy'akazi akenshi bakunda gufatira kuri 70 wa mugani no kuba umuntu abadaheruka kwiga atari kumwe n'abagenzi be ngo basobanurirane umuntu ari gushaka ibyo kurya gukodesha amazu hanze ubuzima buba bugoranye ubwo urumva kugira ngo nanige niraburuse idahagije niki urumva n'agasambu ntago kagombaga gukomeza kubaho kugira ngo nige nako kagombaga kugurisha ari umugabane wawe kugira ngo mbashe kwiga neza ni gutyo none ngeze hanze no kugira ngo nkomeze nishakishe ni gutyo mbese n'ubwo buzima pe nago ubuzima buba bworoshe aba ari urugamba noneho wa mugani no kuba n'ubufasha ntago buba buhari ariko umuntu arikomeza agasenga birashoboka ko wenda Imana hari igihe kizagira ikatwumva niyo mpamvu numvisha ubuhamya bw'uriya mwana kugira ariko wa mugani ndikamuhe pole nicyo cyatumye muhamagara ariko nanjye nza no kugira amahirwe nawe turahura ni ibintu by'amahirwe cyane none ubu se birumvikana ubuzima bwo hanze ndabuzi warangije kwiga byo n'umugisha cyo cyo banzo nakishimira kuba warabaje gusoza amashuri yawe kuko ari nabagiye babyifuza bikanga kandi nayo byari ubuzima bukomeye ariko kubw'Imana urangije ubigeraho harabara bafite wenda badafite n'ikibazo wenda nta bumuga bafite ariko bahebye n'ubundi ugasanga ubuzima burabagoye umuntu ahita yibaza ati noneho wowe bimeze bite ubuzima urimo bimeze bite aho ntago byoroshe ari nayo mpamvu wenda aho ngaho kuko n'uwo muzungu wenda wamfashaga nyuma yaje kwigendera iwabo ariko ndangije kwiga namubwira ndarangije arambwira ati buri rero bwugize n'amahirwe byo ukarangiza kwiga ari ikintu gikomeye ati ushobora kuzagira amahirwe rwose ndabyizera nzajya ngusengera ati ko ushobora kuzabona akazi nicyo kintu niyo prediction nawe yampaga nkikomeza kuzamuka kuri icyo kintu wa mugani ni ikintu urumva kiba kitoroshe ku muntu ufite ubumuga abandi bantu badafite ubumuga wa mugani hari uburyo bishyira hamwe bakagenda bakavuga bati reka dukodeshe inzu tuyibemo twese twarize noneho dusobanurirane tujye gukora n'ibizamini twamenye ibintu bimwe noneho tuze gutsinda tujye mu kazi donc abantu benshi ni gutyo babona akazi nuko baba bakoze inshuro nyinshi cyane kandi bagiye banahura kuko buryo umuntu yarangije kwiga atakijya muri library ngabone nuza ngasoma ibyo bitabo ngo ajye kuri abone connection ajye kuri internet ntago biba byoroshye kubona nuza amakuru yo kuburyo ushobora gutsinda neza ikizamini ntago biba byoroshye cyangwa amatike yo kugenda niyo mpamvu baba bisaba kugira ngo n'ubundi bufite ikindi kintu bukora niyo mpamvu rero haza no ku kibazo cy'abantu bafite ubumugaho ukabona ni ikintu gikomeye ndibuka ko mwira minsi twigeze kwishira hamwe abana barangije kaminuza bafite ubumuga twishira hamwe ngo twandikira inzego zitandukanye tugira ngo turebe ko twafashwa kugira ngo nibura tubereka imbogamizi duhura nazo hanze iyo tuhageze kugira ngo nibura wenda baje baduha akazi wenda nta kizamenyi nyuma wenda bakomeze badukorere nuza evaluation tugeze mu kazi ko twaberekaga ko twize tugeze hanze duhura n'imbogamizi zitandukanye zigatuma tutabona amakuru yo kugira ngo tugire ku kizamini cyangwa se niyo nibura wenda ugize n'amahirwe ngo twahura wamereza ati ngo jya mu kizamini warize nagerayo uyu munsi niba ngikoze nkagitsindwa simbashe kubona ako kazi ntago nakwaka tike uyu munsi ejo ngo nyikwake donc burya niyo mpamvu nge mbaho kubagira neza ariko umwararambirwa ejo nkabona undi Imana gutyo nge mbona sinzi ukuntu Imana igenda inyoriyanta ku bantu bikaba ejo umwaragenda ndege gutyo ni gutyo biba bimeze ariko nizo mbogamiza abantu bafite ubumuga bahura nazo niyo mpamvu twifuzaga kuvuga ngo baramutse leta tworohereje tukajya mu kazi nyuma yaho bakajya bagenzura bati ese ba bantu barakora bakari umusaruro wacu niba bitunaniye bakatuvanamo kuko ngiye hano mboneraga ko byanashoboka ndibuka nk'umwaka ushize 2020 Minisitiri w'uburezi yavuze yuko akazi abarimu babuze bagiye gutanga akazi nta kizame bafata abantu benshi cyane babashyira mu kazi nta kizamini nanjye nari nadepoje uretse ko naje kubura amahirwe mu batarakabonye ko sinzi ukuntu imanza imyanya twebwe
yarabaye mikeya munuza kuri history sinzi ukuntu byari bimeze ariko ndibuka ko ikintu cyantangaje nuko hari abantu bafite diplome z'amanota make cyane abona umuntu wenda afite nka diplome y'10 kuri 73 nk'abarimu bagiye bayigisha bari kwigisha za primaire ariko na nubu ntawe baravanamo ngo twumve itangazo ko byamunaniye gukora akazi birumvikana wenda ibyo ni ibindi ntabwo twamenya ngo bakurikije ibi byagenze gutya burya bari imiyoborere cyane ukuntu nyine rekritoma ibigomba gukozwa wenda bizakunda ahubwo ari umuryango ngira ngo witwa Rojapat sinzi niba uwuzi ntago nguzi nishyirahamwe harimo n'abanyamakuru bakorera ubuvugizi abafite ubumuga sinzi utarageze guhura nabo abo banyamakuru ntago ndahura nabo okay ntacyo bura y'abantu bahuye nabo barareba kino kiganiro kimwe n'abandi bose bagiye batandukanye baraza kubona kino kiganiro bazagenda bagufasha ari ukukorienta ari ukugira inama ari ukugufasha tugarutse inyuma rero Felicien wumva umeze ute ni ibintu bikomeye cyane ariko icyo igituma nge numva nkomeye nuko muri iki gihugu amateka yabayeho muri iki gihugu naganiraga n'abana benshi cyane ndibuka ndi muri kaminuza even no muri segonderi je nkunda kuganira n'abantu nkirekura nka gutyo tukaganira nkaba namenye uriho gutyo ukambwira uti naganiraga n'abana benshi bati turi imfubyi ndibuka niga muri segonderi ho nabanaga n'abana babaga muri Aruferina Noel yo ku Nyundo abana bambwira bati nta babyeyi dufite badutoraguye nka kura kwa Jackie donc nkumva ko mu Rwanda ibikomere ni byinshi ntabwo ndi njyenyine cyo kintu rero gituma ntabwo ari agisida yabaye ngo ncike ko abandi nabi bumva bigukomeje ntabwo ari agisida y'imodoka yabaye ngo yibarangure noneho wenda ngiriyemo ikibazo njyenyine nge na mama donc nukuvuga ngo namateka y'igihugu intambara yarabaye donc intambara yibaye bisasu hari abibijyana nuko ibyo ndabyumva bikama imbaraga zo gukomera ikindi kintu nkiringira ko nyuma y'ubuzima hari ubundi ko kandi icyambere n'ugukomera sinandavure cyangwa se ngo mbe najya mu bindi bita bima kugaragara nabi nicyo kinkomeza ariko ubundi byo ntabwo ubuzima buba bworoshe nk'imyaka mba ndimo gukomeza kubaho ndi njyenyine nshakisha byanga nicyo kigiye urumva bituma nkomeza gutekereza nkavuga ngo ariko koko ndamugaye bujya koko mfite ubumuga iyo ngize intege nke nkabona ko hari bagenzi banjye duhura nkabona kanaka yabonye akazi akambwira ati shahu buriya twakoze inshuro nyinshi twaraye amajoro undi akambwira ati rwose ubu ndaha biba biterwa n'imbaraga yawe nawe je nkavuga ni buriya koko wa mugani mfite ubumuga uko ugenda ukura niko donc n'ibibazo bigenda bikura umuntu uyu uri umwana bujya abana bibera mu buryohe ariko uko umuntu agenda akura agatekereza ese ndimo paste yanjye niyi ariko ubu ndaha ejo hariya imbere hameze hati nibwo uhangayika muri uko guhangayika nibwo ugenda ushaka nuza ibisubizo byinshi by'ibibazo ufite samudahima ukabona ubuze n'ibitotsi donc watekereje cyane saa 8 donc ukabona nta bitotsi ufite ariko nyuma y'ibyo byose urizera ko nyuma ngiye ikintu nkunda kwizera no kuvuga ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi kandi kuri iyi si turabashitse birumvikana hano si iwacu ni mu icumbi ariko Felicien uko biri kose uri muri Kigali urakodesha cyangwa utariyubakiye inzu nta kazi ufite n'ibiraka biri kuboneka muri no minsi mugane wari ubivuze ati yo ntekereje iti bano twakoranye ibizami kubw'amahirwe babona akazi utangira gutekereza atari kuba ntarakabonye kuba ndafite amahirwe nuko mfite ubumuga ubigenza gute frank ho kwishyura inzu kurya mu gihe nta kiraka nta n'akazi bigenda bite nakoze mbabwira ko ari ibintu bitoroshye ubundi nigeze ku nari mfite nuza saro yogosha mwiraminsi saro mu gihe cyaguma mu rugo bashyizeho guma mu rugo saro yanjye irahomba
tubura abakiriya pe njye nari mfite abana babiri twakoranaga gutya wanagerageje disi fesi nari mfite nuvuga ngo iyo saro yaje guhomba noneho abana twakoranaga niba nka gutya inzu tuyishyura amafaranga 40,000 ariko noneho twa dusanzwe tubona 3 ku munsi ubwo urumva byari 90 ku kwezi tubura abakiriya tubuza abakiriya turahomba nyirinzi ati munyishure ubwo biza kurangira sari hombye ariko ubundi hari n'ikiganiro nigeze nanone gukora kunoza ahantu ku yindi channel nuza Umurabyo TV naho nakoze ikiganiro noneho hari umuntu wamamagaye arambwira ati nzakwishurira inzu amezi 5 ubwo nawe yari yanyishuriye nubwo ubuzima narindi mu noneho agira undi muntu wamamagaye ati ndaguha amafaranga yo ugiye gukora ibizamini amafaranga makeya kwa ariko ubwo urumva nawe byageze igihe y'amezi hari hasigaye ukwezi kumwe ariko yari arimo arangira donc nubwo ubuzima narindi ariko saro yanjye yarahombye muri iyi minsi ntago bimeze neza kwa ntago bimeze neza ndimo nshakisha dore no buriya ngiye kudepoza mfite noza gusa ngewe ikintu sinzi ukuntu ibintu byanjye biba bimeze yamango hari igihe kigera ndimo mbura ibisubizo by'ibibazo mfite kabona ikintu kije kituye nkaho kikamfasha niko nge bijya bigenda rwose ntago mbabeshya urumva 2008 nsinda njya muri segonderi ntago nari mfite ikizere cyuko nzakomeza kwiga ubwo urumva byaje by random muri uwo muzungu ati ndakwishurira none byanze ubona urakomeje ndangije segonderi ndi kuvuga ese ndakora iki biragenda gutyo bati buruse yaje njya muri kaminuza donc nsohotsemo mbese njya kubona nkabona ibintu urumva niyo saro yarahombye donc ariko ntiwapfuye sinje kubona mbona umuntu aramfashije ni gutyo mbese biza umwe agahagarara niyo mpamvu ngo sinzi mva mu kuboko kumugira neza Imana yanshizeho uyu munsi ejo nkinjira mu kundi donc ni guki ibintu biba bimeze gusa nanjye mba numva mbonye nk'ubu ngubu uretse wa mugani nk'ubwo nahombye ubushobozi nta kwikorera cyangwa se wa mugani nkakomeza naniga nge sincika intege ndepoza kenshi mugani ubu ugiye kudepoza yo kuwambwiye karate natinze kuri siberi ndi guprintinga tinyihangana ugiye kudepoza isi uferisiye ugiye kudepoza hari ahantu hari imyanya nabonye ni ahantu bita akazi kanoze access hari nuza ngo niba ari internship nabonye ngo bafite amezi 2 ariko hari akantu batanga ubwo rero naho nari ngiye kudepo ndaryayo niturangiza kwanda hita ngenda usurizeye tugusengere munsengere buriya no kuvuga ngo ndi gutekereza ko ari cyagihe none ubwo kigiye kuza donc ni gucyo niba nimereye ubwo no kuvuga ngo cyagiye kigiye kuza niko mba naho mitangirira amahirwe ngewe biranga iyo ngeze kuri point final mitangira ko nkabona ibintu biraje biguyemo donc nubwo buzima ariko ntekereza ko igihe kizagera umunsi umwe Imana ikampereza akazi keza nanjye nkabona adresse ko nakoze urumva niga no muri nuza muri University of Kigali nabonye ikiraka n'ubundi wa mugani cy'ukwezi kumwe ariko harimo amafaranga amafaranga menshi bituma niga iyo post graduate naririhiraga ako kanya wa mugani y'amafaranga mbana make nabyo byo bigiye guhagarara mbona professional internship muri Rarike ni nteko nyarwanda y'umuco n'ururimi nabwo nyikoramo hari amafaranga baduhaga buri abantu bakora professional internship baba lisansi amafaranga baba muri institution bakoramo ni gutyo byaje kugenda nabwo urumva yaje gutyo donc nubwo buzima mbese bimeze nk'amanu ibyawe ni nubango ni wabimenye kwa ni gutyo donc ibintu biza nekereza rero ko igihe kizagera bihinduke birumvikana koko ndanabikunda kugira ikizere ukavuga ngo igihe kizagera bihinduke kandi koko nibyo bizahinduka nta gahora gahanze ugiye kiragera bikaba Imana igaca inzira natwe turoza gusenga ndetse nari kureba ikiganiro akimara kukibona asengere Felicien Imana imuha akazi nta wamenye uburyo Imana ibikoramo gifite uko ibigenza sibyo bakunda kuvuga ngo Imana irihagije mu mana bwayo ifite uburyo ibikora kandi bikagenda neza amen wese ibyo nkubwiriza wagiye ubibona n'uri kuvuga ati Imana inkura mu kiganza kimwe ikantereka mu kindi ikankura aha ikanshyira aha ngaha nanjye nizera ko Imana ibishoboye sibyo nizera ko Imana ibishoboye
nako kazi nawe ugiye kudepoza bishobora kudakunda ariko Imana igaca mu yindi nzira ikabinyuza ahandi hantu kandi ibyo ndabyizeye cyane nanjye ndizera cyane nawe urizera cyane nyuma urugendo rukomeye nyuma yo kubura umuryango ukabura ababyeyi ubuzima bukagukomerera ikintu cyo kwishimira cyane nuko uriho kuba ufite ubumuga uri kugendera mu mbago ariko Imana yigiye gukora ntabwo ireba kuri ibyo ngibyo igira uburyo ibigenza ni ukuvuga ngo ubundi ndi umwana hari akantu nibutse nari mfite mukuru wanjye mu rugo ubundi twaratesetse cyane kubera icyo kintu cya marume mfite mukuru wanjye nawe yarafashwe gutyo baramukubita abacengezi baramukubita cyane aza kugira nuza donko ntago ameze neza byatumye agira trauma hari igihe byamurengaga ariko nyine ubu yagiye mu bintu byo gusenga n'umuyehova ari avuga ati Yehova yangiriye neza arahinga agasambuke akigaburira ariko ubona atameze neza hari igihe byamurengaga karibu ukuntu ndi kugenda mu mbago ntashoboye guhinga mu cyaro akavuga ngo ariko ubu bucura bwacu yaravuga ngo ubu bucura bwacu azabaho gute ngo iyo hari igihe yambwiye ngo iyo ugira amahirwe wenda ugapfana na mama wawe kuko ni wowe gukundaga kandi wari ukwitwatayeho ngo ubu se twe turabona twazakumarira iki ko buri wese aba areba ibye donc urumva ariko na n'ubu ndacyariho ndashima Imana nuko wamugana nta na telefone agira ako hari igihe ngende iyo nagize ubushobozi na hano mu cyaro kure no kuzamuka ngo ngereyo ntago bijya byankundira ni ibintu byangora ncungana no kuvuga ngo bwije bwakeye ariko mu minsi yashize hari igihe twahuraga nkumva ndishimye cyane nawe akishima cyane ko turiho tubabaye ariko tukabaho niyo si yacu ibyo ngibyo ntacyo urumva mu cyaro arafata agasambu kagahinga we nta nubwo yigeze yiga ibintu byo gusoma no kwandika ntabizi iyo duhuye arambwira ati dore wowe wabaye umunyamashuri ati ibyo bintu wagiyemo ati wabaye umunyamashuri agaseka cyane nuko niko biba bimeze birumvikana rero ngira ngo turimo tugana no ku musozo abantu babyumvishe ni ubuhamya butoroshye ni ubuhamya bukomeye Felicien yanyuzemo burya kubura ababyeyi ukaborera mu maso yawe ukabura n'umubiri wabo ngo umushyingure mu cyubahiro ntabwo ari ibintu byoroshye n'ibintu bikomeye cyane ngenda byumva kimwe n'abadukurikiye barabyumva cyane ko atari ibintu uko biri kose hari igihe kireka avuga ati byibura iyo nkiza no kubona umubiri w'umubyeyi wanjye nkamushyingura byakabaye bimfasha ariko ngushimira uburyo ukomeye uburyo twahuye nkabona agiye gutanga pole ku bandi nabo bababaye ni ubutwari cyane ariko kuba tureba muze kumfasha gusenga nyaboneka uze guhamagara Felicien umuhe pole birashoboka yuko hari abantu bagenda bahuza ubuhamya nk'uko wabonye ubwaje akavuga ati bujya guhura n'ubwanjye wenda ari n'undi naye wanyuze muri ibyo ngibyo akaza kubona bikamukomeza ngiye warufa ndakubwira yuko mpari kugira ngo mbakire nubwo ntacyo nagufasha ariko nkubwiye ngo pole ngatuma unavuga ibyo bintu bikabivugaho bigufasha kugira gute kuruhuka ukumva ukomeye niba rero ntacyo bigutwaye n'ubundi avuze ati arabajya bampamagara bakambwira ati pole cyangwa akagira uko amfasha kuza gutanga nimero yawe niba nta kibazo n'undi wayitanga byenezezwa n'uburyo abantu badukurikirana umunsi ku munsi numva abantu twaganiriye bambwira ati abantu baduhamagaye batwihanganishije badufashije gutya na gutya ndabashimira cyane by'umwihariko nawe wayitanga rushoboye rakaza guhamagara akavuga ati Felicien komera ikindi nasoza wenda ngira kandi nimashimira cyane ariko nkasoza nsaba n'abanyarwanda n'abandi bantu babishoboye kumva ko abantu bafite ubumuga turashoboye cyane rwose turashoboye niba twarize badufasha ababifitemo ububasha abumva babishoboye bakadufasha bakaduha akazi kugira ngo natwe tubashe kwizamura kuko burya abafite ubumuga twebwe niyo tunahawe akazi twicara hamwe tukagakora ntiturangara ntidusamara kuko ntabwo tuba dufite imbaraga zo kugera ubu kugira aho ngira honjya ndabitegura rwose aho ncumbitse ndahaguma nshobora kuhava kuramuka mu gitondo nkahirirwa nkagira gute iyo rero mbonye icyo gukora ndahaguruka mpagere mpagume rwose batugirira neza cyane ubwo rero nsoza mbashimira ko mwanyakiriye nimero yanjye ni 078 9 7 753 mfite 078 9 7 753 ngira na Tigo wenda nayo sinzi niba nayitanga ni 0 ni 0 2 2 7 7 3 7 5 0 murakoze cyane
kandi Imana ibaha umugisha, nabyishimiye cyane.